Yes, ikaze nanone kuri Emmanuel Travel Show. Ubu muri uyu mugoroba ntago wabimenya, ni mu masaha ya saa mbiri z'umugoroba ndetse twavuga ko ari n'iz'ijoro. Ariko urabona hano muri Norvège ni ibintu bitandukanye n'ahandi hose muri Afurika, usanga bumaze kwira, bumaze kuba ari mu ijoro, ariko aha ngaha ubu ngubu turi kujya mu gihe cya sama cyangwa cyo mu zuba, ntabwo wasanga bwije cyane. Ubu rero muri aka kagoroba ngiye gutemberana n'abana, tumanuka hariya hepfo ku nyanja, twongere tugende tubereka uko ibintu inaha biba bimeze. Duturutse hariya rero uri kureba idarapo, tuza hano tuvuye hariya hari amazu, rero reka dukomeze turebe hariya hepfo uko hameze. Rero dukomeje tumanuka hariya hepfo ku nyanja. Uko mubireba hano baba barahubatse akayira kamanuka, bakagashyiraho iyi fensi. Rero abantu bafite abana ntabwo ari byiza kuguma mu nzu, bisaba ko usohoka ukajya hanze ugatembereza abana, cyane mukajya ahantu nk'aha ngaha mugafata akayaga. So murabireba ukuntu hatinyitse ntabwo watwara y'abana bawe hano uguyemo ewana. Haba barahakoze ariko ni ku madara, amanuka buhoro buhoro. Abashaka kuza kuroba uraza ukaroba amafi yawe ntawe ukubuza, nta kibazo, ariko uzanye abana uba ugomba kwitonda kugira ngo batagwamo. Aha ngaha rero ni ku nyanja neza, uru ni urwego rwo kumanukiramo mu gihe hari abaza kogamo, hari abajya baza koga, baze nk'ubu kamera incitse ikagwamo, ubwo ni ukuyiheba. Kugira ngo murareba uko imisozi imeze, duturutse hariya haruguru hariya, inyanja kugira ngo muri kuyireba, iyi yose ni inyanja. Kugenda kugarukira iyo Norvège igizwe n'inyanja, baba bafite amanyanja manini manini. Rero tugiye gukomeza tugenda dutembera murebe uko hameze. Aka kantu mubona aha ngaha rero ni ako kugira ngo mu gihe uguye mu mazi baterereyo mu mazi, ubundi ubashe kugifata kikurinde kurokamo, cyangwa se ugiye gutabara nawe ugende nacyo, ubundi wogane nacyo. Ntabwo kiba kirimo umwuka, kiba kirimo umwuka. Aka nako ni akakizimyamwoto, uretse ko kashaje, mu gihe habaye nk'umuriro ubwato bugize, uragifata ukazimya umuriro, ariko kaba kamaze igihe kinini, ngira ngo ntabwo kaba kakikora neza. Aha rero ubwato buraza, ufite nk'ubwato baraza bagahagarara bakambuka. Aka kazu kaba karimo ibintu by'ingenzi, ntabwo nzi ibirimo, ariko ndibaza ko haba harimo ibintu bikorana n'ubwato. Kanzenguruke hano inyuma yako ndebe nimba ari wese, ngira ngo ni toilette sinzi, amazenguruke turebe. Ni ku mazi naho hari bya bindi, genda buhoro utagwamo. Ni ku mazi hano naho, aha ni ku mazi. Haba hari toilette, ngira ngo icyo kintu nimba ari kimwe bazirikaho ubwato simbizi, ariko urabona ko wagira ngo hari n'aho ubwato bwajyaga buhagarara. So urahareba uko hameze. Tugiye gusubira inyuma rero, hanyuma dukomeze tugenda murebe ibintu biba biri Norvège uko bimeze.
basere de fisike ifi urabeshya ntafi ubonye. Nta mafi arimo, ari kumbeshya ngo abonye ifi ariko nta fi ndi kubona. Hehe nta fi irimo ari kumbeshya. Ibi bintu ni ibintu byashaje ngira ngo tugiye gusubirayo, kadusubire inyuma tugendane mukomeze mureba n'utundi tuntu tuba turi muri Noruveje, nyine ukuntu ubuzima bwaho tubufatamo. Twakomeje, murabibona gute aha hantu? Murahabona gute aha hantu? Murahabona gute? Inyanja ngiyo. Hano hantu ni ahantu haba hari imeza, intebe abantu baza kwicaraho mu gihe muje gutembera uri kumwe n'abana, mukicara mukarya ibyo mwazanye. Abazungu hano buri kintu cyose baba baragiteguye, baragipuraningiye, nta kintu cy'ubusa kiba gihari. Ariko ari nk'iwacu ibi biti baba barabicanye, izi ziba ari inkwi ziba zabonetse. Aha naho ni igipayipu cyangwa igihombo kimanura amazi ava iriya ruguru kuri ariya mazu, ayo mazu y'amataje. Buretse mu kanya ndaje ndayageraho mbereke neza, ariko buri kintu cyose baba baragipuraningiye. Amazi yose araza agaca aha ngaha akamanuka akajya mu nyanja. Nta kintu rero hano bakora kitaba gifite akamaro. Ariko iwacu ibi byose, izi senyenge, ibi bintu baba barasize byo gutangira abana ngo batagwamo, baba bagize gute? Baba barabikuyeho, baragiye kubicana. Aha ngaha urabona ni imbwa n'iki, kano kantu sinzi ukuntu byanditse. Hano rero nk'uko mubibona aha ngaha ni kuri ya mazu, abana baba barabateguriye ibyicundo ngibyo, muri kubireba ukuntu haba hameze neza. Haba hateguye sana, nta kibazo hafite. Guys, hano hantu murabona ukuntu ari heza. Hano hantu ni heza cyane, urabona ko amamodoka aba aparitse, abakire baba baparitse. Ikindi kintu hano, amagare, nta muntu wiba amagare. Urabona ko amagare aba aparitse, ni ahantu hari umutekano cyane. Amagare arara hanze nk'uko muyareba, imodoka izi zose zirara hanze, nta muntu wakora iki, wazikoraho. Hano rero hari umutekano usesuye cyane. Ahantu murahabona gute? Ku isuku murayibona gute? Sinzi uko mubitekereza, uko mubireba, ugereranyije no mu bihugu byacu, urabona bimeze gute? Nta bipangu bihari birangaje byo gukingira abantu. Abantu bose baba batuye ahantu hisanzuye. Amamodoka dore ngariya hariya hose. Ni karitsiye nziza cyane irimo abantu b'abakire. Ntabwo ari abakire, natwe aha niho dutuye, hariya kuri ariya mataje yo hirya. Ariko usanga nyine abantu bahatuye batuje, nta kavuyo. Abana barahari ariko ntiwapfa kubabona hanze hirya no hino.
uko nababwiraga rero ku cy'isuku, hano urabona ko ibidobo bijyamo imyanda, biriya byose ni ibidobo bijyamo imyanda, ibipapuro, amashashi, ibyo kurya n'ibiriya byose. Urabona ukuntu abana baba barabakoreye ibyicundo, karitsiye baba barazitunganyije neza rwose, zimeze neza sana. Akazi ko bakiniramo, urakareba, aho gukinira umupira, aho kurira, abana kugira ngo bataba bowadi, ibi byose babikora kugira ngo abana bataba bowadi ndetse n'abakuru. So karitsiye murazireba hano uko zimeze, ziba ziri oruganize, nta kibazo ziba zifite. Gahunda ni yayindi yo kubereka buri kintu cyose uko kimeze inaha, uko karitsiye zifashe, dukomeza tugenda tubereka buri kintu cyose wifuza kureba inaha, ukareba wibereye iwawe muri salo, uri kuri telefone wiyicariye, ukahareba uko hameze, ntibakajya bababeshya rero ibyo mutiboneye n'amaso. Dore hari moteri y'ubwato batayemo yashaje, uri kuyireba, moteri y'ubwato, ikimodoka cy'amavuta kimaze igihe kinini hano, maze igihe nkihabona, ntago nimba cyarapfuye, nimba kidakora, ko gishobora kuba cyarapfuye kuko kimazeho ibihe bitari bikeya nguma nkibona buri munsi. Imodoka nk'izi n'aha ngaha ziba zihari ari nzima, ariko wenda nyirayo sinzi atakiyikoresha se hari ikibazo ifite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urabona ko ifite na turera yayo yayigiraga, ariko yakururwaga nayo ikaba itagikora. Karitsiye ngira ngo murazireba amazu uko ameze, mataje ariko atari mataje maremare, magufi. Iki kintu kiri hano ni ikintu bacomekaho, bashobora gufungura bagacomekamo inuze za modoka za kizimyamwoto, mu gihe umuriro wenda nk'izi nzu ziri aha ngaha zihiye, bakaza bagafungura aho ngaho bagacomeka kuri kiriya kimodoka, kugira ngo babone uko bazimya iki, amazu cyangwa inzu iri gushya. Buno bugari mubona hano, ubu nubwo ushobora kuza ukifashisha hano ukishyura, usikana iyi kode iri hano, hanyuma ugatwara telefone ukayishyiraho, hanyuma warangiza ukishyura ugatwara ugatembereraho. Urabona ko buri hagati muri karitsiye, buri mu makaritsiye aha ngaha, amakampani abucuruza araza akagenda abunyanyagiza ahantu hose, kugira ngo umuntu nasohoka mu nzu ye, wenda bisi yamusize ashaka kugenda, agire gute, aze agakoresha ahite yishyura. Ni ibintu rero byorohera abantu, cyane udafite igare cyangwa se ufite cyagukerereje. So guys, burije, reka nkombe ndekeye aha video y'uyu munsi, ubwo tuzongera buri gihe cyose nzajya mfite akanya mbereka uko muri Norvège biba bimeze, ubuzima bwaho uko bwifashe, cyane cyane ubwo mu cyaro nk'uko nguko, cyangwa se mu mavilaje y'inaha ngaha. So mukomeze mukore subscribe, dukomeza tugenda. Ubu ngubu bumaze kuba saa 3 z'ijoro, hafi saa 4, ariko murabona ko hakigaragara, umuntu abasha gufata na video bigakunda. Rero kereka ko turi kugera mu gihe, cya gihe bizajya budacya nako butira.
hari igihe tugeramo cyasama ntibwire, hagahora hari izuba no mu ijoro.